batwara iyo foto. Yuhu! Yeah! Niba nawe ufite imishinga henza, niba usazanye imishinga henza, yeah! Batwara iyo foto, batwara iyo foto. Yala! Yo. None se mani kwa kwambia habiti kandi turi twatuvuze ko dutashe mani. Nandi kwira umuzigo watayiga waje. Umuzigo watayiga se nuwe none yashize hanze. Yako umuzigo mani muzigo. Umuzigo muwebwe musohora imizigo idashobora kumara icyumweru ifite n'abantu bari kwikurikirana. Ahubwo twebwe twasohoye iyo foto. Iyo foto ikaba imaze kugira views zingana na miliyoni 2 mu minsi itanu. Tuzigura gute? Bose muri kujya mu gutembera za Kenya mufata abanyakenya bafite abantu babakurikirana kugira ngo iyo ni rumazi mani. Iyo ni rumazi. Reka mubwire ko ari rumazi. Banza wumve gato. Yewe ndi umufana wande, ndi umufana wa Bruce Melody. Imbere n'inyuma kuva kera, kuva zamani, kuva muri 2010, 2008 nje nakurikiranaga Melody. Kugeza iyi saha jewe ndi kuvuga ngo wowe ubu ngubu ko wavuye iwanyu mu Rwanda, urumva ukaza hano muri iki gihugu cy'Abarabu, ubu ngubu iwanyu basize bavuze ngo wagiye kugura iki, waje gushaka ubutunzi papa. Naje gushaka ubutunzi papa, ariko ntabwo yiri umusitari ntagugura. Akata twe twarambu twebwe umva bimeze. Banza wumve ibintu bariho baravuga ngo twagiye muri Kenya. Banza twe twagiye muri Kenya nibyo, Bruce Melody yagiye muri Kenya nibyo, ariko icyamuzanye muri Kenya ni mubanze mu gisobanukirwa. Ikintu cyamuzanye muri Kenya ni iki? Twebwe tugiye gukora undi muzigo, tugiye gusohora undi muzigo, ugiye gusapotinga iyo foto. Tugiye gusohora undi muzigo, turi gushaka abasitari bandi gukorana natwe. Turi gushaka abasitari bo gukorana nabo. Mwebwe muri ho murajyaho rero mukajya kuvuga cyane. Undi muhanzi ugiye gushaka mutari kumwe hariya. Izo ni rumbazi z'abanyamakuru. Undi muhanzi ugiye gushaka utari hariya ni utari hariya muri bari abanyakenya mu Rwanda se ngenda kora n'abanyarwanda kandi igenda gushaka abantu bamaze kugafata bari hejuru bagiye kukazamuka abari gushaka bande ariko ubundi reka nkubaze oya reka twumvikane tugende gake ingingo ku ngingo. Twebwe yo turiho turareba umuziki wa Melody imafate uri kubyumva. Fagiti ya mbere nuko ubu none hanga Bruce Melody wacu kwa ugiye no ku ruhande. Twebwe twagize gutya tujya muri Kenya tugiye kureba BN wacu twakoranye umuziki, urumva, kugira ngo tugire gute tubashe kuzamura indirimbo yacu. Ubu none hanga none we nakubwiraga mu minsi 5 ubu tugeze kuri views zingana na miliyoni 3 papa, urumva. Twebwe turi gukora wagiye ugiye kugura nyine nyine wagiye kwamamaza indirimbo yacu. Ibihangano turabyamamaza papa. Bene kugira ngo byamamaza gutese kandi goma mu gihugu ubonetse turekwize byose wagiye kugura se nagaru kugura twebwe twagiye kwamamaza papa. BN banza wumve BN kugira ngo ibintu bigende neza. Twebwe tugiye kugira ngo dufate hit international ntabwo ibyo kuvuga ngo BN ni umusitari arazwi. Wowe muheruka gukorana n'umusitari BN ziko mu ndirimbo akoze zose nta na views yari yagira irenga miliyoni. Uburezi none twebwe dukorana n'abahanzi bo hanze mani bazi kandi mwebwe none se uramuhanzi azwi hano muri Afrika arazwi nyine ariko umubwira ngo uziko mu ndirimbo muri nta n'indirimbo yakoze ifite views miliyoni. Kare ibyo wowe twebwe urabona mu gihe cyashize twakoranye indirimbo na Asha, uri kubyumva inde Asha turangije ubu urayobye abantu bakubwira wayobye umuntu kubwa Hasha wese ahubwo uvuga ngo wakoranye na Shagi ari yimbira Hasha twakoranye umuziki na Shagi, uri kubyumva. Uwo muziki twakoranye na Shagi tuvuye kuri Shagi duhise tuza kuri BN, uri kubyumva. Ubu kugeza izi saha Shagi wa muziki twakoranye na Shagi, uri kubyumva, wabashije kudupromotinga. Amaze kudupromotinga duhise tuza no gufata muri East Africa yacu nawe amaze ukuntu urimo gusubira inyuma uvuye kwa Shagi muri Amerika uje gusubira inyuma muri Afrika wayi gutese abanyafrika waje mu banyafrika gutese kubazamura muri East Africa yaje nako bibo komeza uzamuke wowe indirimbo mwakoze mu myaka 10 ishize komeza uzamuke Diamond iyo ndirimbo mwakoranye na Diamond nta wundi muhanzi wundi
kandi ikiriho indirimbo yanyu arajya kwicuranga kuri stage abantu bagasara nuko indirimbo yanyu banza unyumve papa indirimbo yanyu mwashoyemo amafaranga menshi mushiramo abasitari benshi ariko batazwi urasa amazungu mpamvu twagize none se muhari muri ndirimbo Bruce Melody harimo abantu barimo nyine none barimo narimo abacecuru bakina filime zo muri bamenye none abo bose nabandi nabo nyine nabo kugira ngo twagira ngo tubanze babandi bose bari barazimye kugira ngo abagarure mu hariya kwamamara papa nakwamamara waraguze ahubwo wowe Wino Taiga International wowe Wino urayemera Wino wowe mwereka umuzigo bita Bruce Melody reka uwe muzigo nyuma y'ibyo bigambo tegerezwa rumanze ziraza tugiye gusohora undi muzigo Taiga sohora umuzigo zimwe Bruce Melody ugiye kuza umuzigo baba sohora umuzigo Taiga International sohora umuzigo twereke umuntu aho oya ariko mafagite mweho mafagite wagenderaho uvuga ngo uri gufana beni wabo Man Beni ndamufana Beni. Ndamufana. Nanjye ndamufana mfana Taiga. Banza wumve. Guhera kera 2018 Taiga uri inyuma. Tukajya muri Amerika, tukajya gushaka bashagi, tugakorana umuziki papa, tukava gushaka bashagi, tukaza tukikubita muri Kenya, muri East Africa, tukakubita umuziki. Wameze nk'abakinnyi bo muri APR. Uri uretse umeze nk'abakinnyi bo muri APR. Uva muri APR yagaruka agasubira muri marine. Itangazamakuru icyo kwa kundi gutumbagira ukahita ugaruka inyuma ukamanuka bwabo yaskariye. Itangazamakuru rivuga ibyo rishaka papa. Ukora je narabibabwiye mbere yuko ujya kugura. Ushize nari nabikubwira. Mbere yuko indirimbo isohoka. Nakubwira ni mbere yuko indirimbo isohoka. Tugiye kubanza turebe indirimbo izajya hita. Ikintu cya mbere reka makuru barandika. Ikintu cya mbere ndakubwiye ngo reka nanakubwire none reka nanakubwire. Gasuku yararahiye. Aravuga ati indirimbo ya Melody nitarabaye iya mbere muzagire mute ubwo kwitangazamakuru mikoro nzahita nzijuguye umva nkubwire ayo ni amagambo y'abagasuku n'amagambo man twe baraguze na performance tukagirirwa icyizere n'abanyarwanda tukagirirwa icyizere n'abanyamahanga bose badafite icyizere twebwe batubona n'Imana aho bwire nyine fagite muramutipe ni muzima Taiga ni muzima agiye gusohora n'undi muzigo aho natwe imizigo twebwe irashoranye tegereza gatoya twebwe imizigo igiye kubazimya burundu twebwe none reka nkwereke n'indi fagite papa mwebwe wumve rumbazi mwebwe muba mufite muragira muti twebwe ngiye Bruce Melody twaribagishije twagize gute kwibagisha iki mwebwe mwakoze imibiri mwakoze gym murakora imibiri gute wapi mfite umuvarisi Tonta afite umuvarisi. Tonta afite umukapu. Tonta afite umukapu. Kubera ari za bifu zacu. Tonta afite umukapu. Bifu z'umuziki nyarwanda. Urumva zikagenda zivuka. Aswere. Wereka mubwe. Uretse gatoya. None se kujya gukoresha kasajari muri Nigeria. Oya ntacyo bitwaye. Reka tunabyemera wenda yuko ibyo byabaye. Niba ibyo byarabaye. Taiga kora gym. Niki kindi muri uwo Taiga kora gym. uzatuyobera tubashwanyaguze Bruce Melody ntagarara n'imbere ya Tabeni ntagarara n'imbere ya Tabeni urabivuga gutyo uriya ni umwana nawe avuga ngo respect papa akavuga ngo respect oya nta uyu mujama nagabizi urushishi rwishinzovu papa urushishi rwishinzovu kuriya twebwe nubwo mwebwe muvuga ngo murakora umubiri n'ibyo murakora umubiri ariko natwe turi gukora umuziki papa turi gukora umuziki ese ba bro ko mwaburanye byatari nge ndimo ndabafata amashusho uyu mujama arajya akajya kuvuga ibintu ngo by'imiziki ngo ya Beni nkamubwira imiziki ya Melody wanje ugize miliyoni 3 miliyoni 3 yaraguze ese bro iyo indirimbo ya Beni ngo yitwa wiki yitwa Plenty ewana dukubitwa akapela gatoyi narakubwira